iyo wiyamamaje ugatorwa ukagirirwa icyizere biba ari ikintu gikomeye, ariko biba ari no kwibutsa ko hari ibyo ugomba kongeramo imbaraga mu byo wakoraga. Mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 2026 nibwo inkuru y'Icamugongo yasakaye mu Rwanda hose ivuga yuko Senateri Mukabalisa Donatille yitabye Imana. Itangazo ryavuye muri Senateri y'u Rwanda ryavuze yuko uyu Donatille Mukabalisa yitabye Imana azize uburwayi. Senateri Mukabalisa Donatille yigeze kuba perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, yitabye Imana azize uburwayi. Uyu Donatille Mukabalisa yaguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal i Kigali azize uburwayi nk'uko twabigarutseho. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nk'uko twabivuze, ndetse umwe mu basenateri bakoranaga bya hafi yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru y'uko yaraherutse kumusura ngo mu bitaro yararwariyemo, aho amaze iminsi arwaye muri ibi bitaro. Uyu Donatille Mukabalisa asize umuryango w'abana 3, umugabo ndetse n'abavandimwe. Bivuga ko yari afite imyaka 66 y'amavuko. Uko yavutse kwa tariki 30 z'ukwezi kwa 7 ni nayo tariki yapfiriyeho. Mukabalisa yavukiye mu karere ka Nyamata mu karere ka Bugesera muri Nyakanga 1960. Yabaye umwarimu yigisha amateka muri kaminuza yigenga IRK mu myaka yatambutse. Yakorera kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS, akorera kandi ishami ry'umuryango rishinzwe iterambere UNDP mu gihe cy'imyaka 16 yose. Ngira ikintu cyamfashije ni politike nyine y'igihugu, ni imiyoborere myiza, n'ubuyobozi bwiza, none no kumva n'impamvu navuye muri système des Nations Unies nkavuga ngo nongeye muri politike. Niyo nyota nari mfite yo gushaka gukorera igihugu cyanjye, noneho mpagarariye n'abanyarwanda mvuga ngo ibyo nkora byose ndabikora mu ijwi ryabo, mu izina ryabo, mu byo bifuza. Muzi ko inteko ishinga amategeko ifite inshingano ebyiri z'ingenzi, hari gushyiraho amategeko igihugu kigenderaho, hari no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, kureba ngo mbese ibikorwa na guverinoma biragirira akamaro abaturage, bifite aho bibavana bikagera aho bibageza, ese biratanga uwuhe musaruro. Iyo niyo nyota nari mfite rero yo kuvuga ngo ubu noneho mfite igihugu. Uyu yinjiye mu ishyaka riharanira uburenganzira ndetse no kwishyira ukizana kwa muntu Liberation Party cyangwa se PR, ryakonaga n'umuryango wa FPR Inkotanyi, nubwo ritari ishyaka rikomeye cyane muri iyo myaka. Mu mwaka wa 2003 Mukabalisa Donatille yatorewe kuba umudepite, ndetse kandi aba muri uwo mwanya kugeza mu 2008. Kuva mu mwaka wa 2011 kugeza 2013 yabaye umusenateri. 2013 yasubiye mu mutwe w'abadepite ndetse awuyobora kugeza mu 2024 ubwo habaga amatora y'abawugize, ndetse ntabwo yongeye kwiyamamariza kuyobora uwo mutwe muri manda yakurikiyeho, kuko yabaye muri manda 2 gusa muri uyu mutwe. Mu Kwakira 2003 yatorewe kuba umudepite, uwo mwanya umazeho imyaka myinshi kugeza 2008. Kuva mu mwaka wa 2011 kugeza 2013 yabaye senateri. Nyuma y'amatora y'abadepite yo mu 2013 yongeye gutorerwa kuba umudepite, ndetse atorerwa kandi kuyobora umutwe w'abadepite, nubwo ishyaka rye ryari rifite imyanya mike cyane mu nteko ishinga amategeko muri iyo myaka. Nyobora n'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PR. Nari naragiye n'ubundi mu mutwe wa politike. Umutwe wa politike ni ibitekerezo, ni inyigisho, ni ukuvuga ngo hari projet de société abantu bafitiye abanyarwanda, hari ibyo abanyapolitike bagomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo babashe kubaka igihugu cyacu, bitandukanye n'uruhare imitwe ya politike yageze mu gusenya iki gihugu cyacu. Ariko noneho tukavuga ngo imitwe ya politike igomba kugira uruhare mu kubaka igihugu. Ubwo rero aho ngaho gutanga ibitekerezo niho natangiye kuba active muri politike. Nuko nguko noneho navuze ngo noneho ndajya no mu nteko ishinga amategeko kugira ngo nanjye umusanzu wanjye cyangwa se ibuye ryanjye ryo kubaka igihugu ngende mfatanye n'abandi kugira ngo tubashe gukomeza kubaka igihugu cyacu kirusheho kugenda kiba cyiza. Mukabalisa yari perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu wese PR, ryashinzwe ku tariki 14 Nyakanga mu 1991. Mbashimiye cyane uyu mwanya mumpaye kugira ngo ngire icyo mwira
imbaga y'abateraniye ahangaha. Donatille Mukabalisa yavutse ku tariki 30 Nyakanga 1960 ngo twabigarutseho, ndetse nitabye Imana ku tariki 30 Nyakanga 2026 ku itariki y'amavuko niho yapfiriye. Bivuze ngo apfuye yuje imyaka neza 66 y'amavuko. Yari umunyapolitike ndetse n'umunyarwandakazi uzwi cyane kubera kuba yarabaye perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Yatorewe ko muri uwo mwanya mu 2013 nyuma y'amatora y'abadepite kwa 19 Nzeri 2024 yagizwe senateri inama y'igihugu ngishwanama y'imitwe ya politike NFPO. Donatille Mukabalisa kandi ni umuntu wakoze afite intego zikomeye cyane yo guhora ari uwa mbere mu bintu byose akora, ndetse kandi akavuga ko bigeraho bisaba kwihangana, kwiyemeza, kugira intego ndetse no kugira intego zamye muri rusange, kudacika intege n'ibindi byinshi ngo byatumye aba umuntu ukomeye cyane muri politike, ndetse ngo ibyanatumye agera kuba ariwe uyu munsi. Kugira ngo mubashe kuzigeraho neza kandi mube successful, ugomba kuba focus, ugomba gukora, ugakora, ukareka ubunebwe. Yego. Ikintu cyitwa kunebwa mukakireka, ikintu cyitwa kurangara mukakireka, ukamenya no kumanaginga igihe cyawe, ukamenya kwidisciplina, ujye mu bigare cyangwa se ngujye muri byabwenge cyangwa muri za nzoga, nabyo ni ibiyobyabwenge buriya, ariko ukamenya ngo ese ndakora nte, ndakora gute, nditwara gute. Ibyo ngibyo ni ibintu bigomba kugayidinga mu buzima bwawe bwose. Kwitinyuka avuga yuko ari ikintu cyamufashije cyane kugera ku ntego ze, ndetse avuga ko kwiyubaha ari ikintu cy'ingenzi cyane cyatumye abora kugeza uyu munsi. Intego za mbere afite agera muri nteko ishinga amategeko yavugaga yuko azakorera abanyarwanda, akavuga kandi kuba ari umunyarwanda wese agomba kugira uruhare nk'urwa mugenzi we, uburenganzira bungana n'ibindi bitandukanye. Akavuga kandi yuko kuba umunyarwanda cyane cyane umudamu agomba kugira urarungana n'uburenganzira bwa mugenzi we cyangwa se n'ubw'abasaza babo, uburenganzira ku mitungo n'ibindi byose, bose bakagira uburenganzira bungana. Akavuga yuko kandi kugira igihugu gifite imibereho myiza ndetse n'icyizere, avuga yuko ari byo bintu byiza byamufashije kugera cyane ku ntego ze, ndetse kwinjira muri politiki. Yumvaga yuko akeneye kuba yagira uruhare rwe ndetse n'icyo yakora kugira ngo abadamu bagire ijambo ringana ry'abasaza babo ku bintu byose bitandukanye. Kuko agera muri politiki, ikintu cya mbere yakoze guhindura amategeko kugira ngo abadamu bagire uburenganzira icyo gihe mu nzibacyuho hari byinshi byagombaga gukorwa. Ngira ngo niho hatangiye na biriya biganiro byo mu rugwiro, kugira ngo abantu barebe ngo iki gihugu kigomba kuyoborwa gute. Ari naho havuyemo n'ibitekerezo bya gushyiraho za institution ku nzego zitandukanye z'igihugu cyacu, imiyoborere abanyarwanda bihitiyemo binyuze no mu itegeko nshinga. Ibintu byose nyine ni ukuvuga ngo ese aho abanyarwanda bageze bahezwa, babuzwa uburenganzira bwabo, noneho iki gihugu ni gute natanga umusanzu kugira ngo abanyarwanda bakomeze kugira, kuko byari byaratangiye, ariko haba mu rwego rw'amategeko, muzi ko amategeko ariyo ayobora igihugu, haba muri urwo rwego rwo kugira ngo ibyo guverinoma ikorera abaturage dukomeze kugenzura niba bikorwa neza kandi bigakorwa uko bikwiye kandi bigatanga umusaruro ku bo bikorerwa, abaturage bigenewe. Ni cyo kintu numvaga afite muri jyewe. Ikindi ngira ngo navuga ku birebana n'abagore, ubutegetsi bubi buriya nta kintu butari bwarakoze, bwari bwarakandamije n'abagore binyuze no mu mategeko. Mbere avuga yuko yahoranye intego zo kwinjira muri politike, yakuze bivuga yuko ari umuntu ushaka gutanga ibitekerezo bye kugira ngo yubake sosiyete nyarwanda no kugira ngo nabo bose batere imbere. Avuga ibitekerezo bye ibyo nabitagenda muri rusange abiteze imbere. Ikintu cya mbere yavuga ko azahindura ageze muri politike mu nteko ishinga amategeko, usibye gutanga ibitekerezo bye yumvaga ashaka gukorera abaturage cyane cyane, ndetse avuga yuko yashakaga no kwerekana yuko abagore bafite agaciro, uburenganzira, akeneye kwerekana yuko bafite uburenganzira n'ubushobozi bungana n'ubw'abasaza babo, nk'uko bigaragaje atanga ibitekerezo by'inteko ishinga amategeko nk'abasaza babo. Icya mbere yakoze no gufatanya n'abagore bagenzi mu nteko ishinga amategeko
bagahindura amategeko yose abangamira abagore n'ibindi byose byatuma abagore batagera ku ntego zabo ndetse ngo bagaragaze uburenganzira bwe. Ibi yabigezeho ubwo yatangaga ibitekerezo bye mu buryo bugiye butandukanye akubaka sosiyete nyarwanda muri rusange. Yakuze kandi yumva afite intego yo kuzatwara imodoka, dore yuko yavuze yuko yatangiye gutwara imodoka mu myaka y'1980. Gusa nk'uko yavuze ko akunda gutwara imodoka, ntabwo yigeze ajya mu marushanwa yari yose gutwara imodoka, nuko yakundaga bisanzwe nk'umuntu wese ufite ikindi cyamunezeza. Nyakwigendera Donatille Mukabalisa mbere yo kwitaba Imana yavuze yuko yakundaga umuziki cyane, by'umwihariko indirimbo nyarwanda, kuko no modoka ye ya buri munsi mu kazi yakundaga kumva indirimbo nyarwanda igihe cyose ajya mu kazi cyangwa akavuyemo. Uyu mudamu kandi yavuze yuko ikintu cyamufashije kugera ku ntego ze kugeza uyu munsi harimo kugira gahunda, harimo kandi kubyuka kare, kugira intego, kugira gahunda, kuko ari ikintu cyiza cyane cyamufashije. Ikindi ngo ni ibintu yatujwe n'ababyeyi bakiri mutoya. Avuga ko kandi gufata neza ibintu byose, gucunga neza umutungo, gukoresha neza igihugu, gukoresha neza igihe, ko ari ikintu cyamufashije cyane kugera ku ntego ze. Ikindi kandi avuga yuko kuba yarumva ababyeyi bakiri muto inama zose bamugeraga byamufashije cyane kuba atarigeza ajya mu biyobyabwenge cyangwa se ngo ajye mu bintu bidafite umumaro. Ndetse avuga yuko kubyuka kare akajya ku masomo n'ibindi byose byari ingenzi cyane mu gihe cye, kuko kugeza uyu munsi byaramutsindagije ageza ku ntego ze zo kuba ari mu nteko ishinga amategeko. Kuko ndibuka nkiri umwana, ubwo burere bw'ababyeyi bagutozaga uburyo ubaho, uburyo ubana n'abandi, uburyo ugomba kwitwara. Aho ngaho niho utangirira nyine ubwo burere buzatuma ukura uba uwuriwe. Njya mbwira abantu nibuka ko nkiri mutoya iwacu ababyeyi banjye cyangwa se n'abandi bose muri kominote, kuko uburere bwabaga ari ubwa kominote yose, umubyeyi yashoboraga kukureba gusa ntacyo akubwiye, ukamenya ko wakosheje kandi ukamenya icyo wakoze. Ibyo rero hari ibyo bakwigishaga, utozwa gutega amatwi ababyeyi, kumva impanuro zabo. Ibyo rero bikaguha gukura ufite ibyo wubaha n'ibyo utinya n'ibyo uba ugomba guharanira, ndetse no kuorganiza ubuzima bwawe, kuko ntabwo twavukiye mu muryango w'abakire. Tuba dufite, wenda ndaza no kubigarukaho, uba ufite buri kintu cyose. Nababwiye ko ari akarere kari karashigajwe inyuma n'amateka. Nta mazi kagiraga, nta muriro, nta muhanda, nta gikorwa remezo na gitoya. Urumva rero twagomba kwishakamo ibisubizo. Umwana bakamutoza ko agomba kujya kwiga hari imirimo yakoze, niba ari ukuvoma, niba ari gukubura. Iwacu rero twakuze badutoza ko tugomba kubyuka kare. Niba ishuri ritangira 2:00 cyangwa se 2:30, ibyo bitangira noneho ibyo biguha kumenya kwiyorganiza mu buzima, kumenya kumanaginga igihe cyawe kandi ugakoramo ibyo ugomba gukora byose kandi ukabikora neza. Niba uri umukobwa akakubwira ko ugomba kubyuka kare, ugakubura imbuga kandi habaga ari hanini. Wamara gukubura, ubwo hari ababaga bagiye kuvoma. Ubwo ni kwa kundi bavuga ngo kumenya kuorganiza abantu, ukamenya abagomba kujya kuvoma. Yego, mbega abantu mwari mwaravuze abagomba kujya kuvoma, abagomba gukubura, abagomba gukora ibi, abagomba gukora ibi. Abavuye kuvoma bakazana amazi ni makeya, agomba gukora ibintu byose. Bakagutoza ko noneho kugira twebwe wenda twara abasirimu, twari dufite inzu irimo sima, ntabwo ari benshi babaga bazifite muri icyo gihe. Bakagutoza ko ugomba gukaraba amazi make cyane. Ayo mazi make cyane ukarabye akaba ari nayo ukoropesha icyumba muri kwa gucunga bikeya ufite, kandi ukabicunga neza kandi ukabikoresha neza. Kandi bakakubwira uko mama akadutoza ukuntu twiyuhagira, kandi ugacya ukajya ku ishuri wiyuhagiye, wakoze wiyuhagiye, wanakoropye. Bakakubwira baturakarabira mu cyumba
kugira ngo ya mazi wakarabye uyakorope ari mu isabune ahita anakoropa inzu. Urumva ko mbese ni ibyo ngibyo kandi ukamenya kumanaginga icyo gihe kugira ngo ugere ku ishuri hakiri kare utaza guhura n'ibihano by'abarimu. Ibyo rero ukaba ugomba kubikora ugatozwa kumanaginga igihe, kumenya kwiyoruganiza, kumenya koruganiza igihe cyawe. Ntabwo twari dufite amatara, wagombaga gutaha ndetse rimwe na rimwe abana bakajyana ibivomesho bagataha batahanye amazi ari buze gukora n'ibindi ku mugoroba. Hanyuma uhagera mu rugo ukagomba kugira umwanya wo gukora n'indi mirimo yo mu rugo, koza ubungubu babyita ibyombo ariko wagombaga koza ibyansi, ukagomba koza amasahani, ukagomba kugira gute, abateka bagateka, abandi hanyuma ugafata n'umwanya wo gusubira mu masomo kuko barakubwiraga bati ugomba gutsinda. Kuri nyakwigendera Donatille Mukabalisa mbere y'uko apfa yavugaga yuko gutinyuka ari turufu ikomeye cyane ya byose mu bintu byose. Ibi abihuza neza no kwibohora, cyane cyane akabihuza n'amateka yo kubera igihugu cy'u Rwanda cyane cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Akuri Donatille Mukabalisa kandi avuga yuko gutorwa no kugirirwa icyizere n'Abanyarwanda ari umunsi mwiza kuri we kandi wari ibyishimo, ariko kandi ku rundi ruhande avuga yuko byabaga ari umunsi ugoye cyane kuri we kuko ngo byamuhaga inshingano zikomeye cyane ziremereye zo gukorera Abanyarwanda ibyiza kurusha ibyo bakoze mbere. Akumva yuko kandi bizamufasha gushyiraho strategy nyinshi cyane no kwicara ashaka icyateza imbere Abanyarwanda no gukemura ibibazo byo muri rusange. Ni umunsi uri w'ibyishimo, ukwishimira ko ugiriwe icyizere, ariko ni n'umunsi nyine utangira gutekereza ukavuga cyangwa se unatekereza ukavuga kuba wiyamamaje cyangwa se bakwamamaje ukanabyemera, uvuga ngo ariko izi nshingano ndazikora gute, ndabasha gutanga umusaruro gute. Aho rero niho utangira nyine n'utangira kudetermina za strategy zo kugira ngo ubashe kugera ku musaruro wifuzwa n'igihugu. Gusa ariko avuga yuko nanone gukunda igihugu akagikunda akagikorera, gukora cyane, kwikorera bifasha umuntu wese kwigira, kuko avuga yuko ari umusanzu mwiza aba ahaye igihugu, cyane cyane igihugu cyamubyaye, ndetse kandi aboneraho asaba Abanyarwanda bose muri rusange kureka ubunebwe ndetse no kureka ibiyobyabwenge, bakagabanya amayoga banywa mu gihe bayanywa, ndetse no guhitamo neza inzira nziza zabagirira umumaro, ndetse no kugira ngo bagere ku ntego zabo nk'uko abigaruka abwira urubyiruko. Ibirebana n'ibiyobyabwenge icyo bikora ni ukukwangiza ukaba urarangiye pe burundu, tukakubona ku muhanda kandi bashobora kuba uri umuntu ushobora kwigirira akamaro, ukagira n'igihugu akamaro. Yewe n'inzoga hari imigani myinshi igaragaza ububi bw'inzoga. Inzoga nta cyiza cyayo. Iyo ikintu nta cyiza ukibonamo urakireka. Icyo nababwira rero ni uko hari umuntu wari wabona umuntu wagize ikintu yigezaho abikuye mu nzoga, ni mumumbwire. None se niba nta kintu inzoga zishobora kukugezaho urazishakaho iki? Zihorere. Yewe sinavuga ngo yes tunywe less cyangwa se tunabireke rwose. Navuga ko nkanjye mu buzima bwanjye sinigeze nzinywa kandi ntacyo nigeze mba ubuzima bwiza. Donc utanazinyoye nta kintu bigutwara. Ikintu cyose kibi kikwangiriza ubuzima, zaba izo nzoga, bya bintu by'amasukari menshi, bya bintu by'amavuta menshi, bya ibintu byose bishobora kukwangiriza ubuzima, bireke. Ubuzima bwawe, ubuzima, la santé, health, uyibungabunga kuko irakenewe kugira ngo ugomba kuba uri in good health kugira ngo ubashe kugira ikintu wigezaho, ubashe no kugeza ikintu ugeza ku gihugu cyawe, igihugu nkubwira ko ugomba gukorera. Wagikorera se wasinze? Donatille Mukabalisa azibuka nk'umunyapolitike, umwarimu, umudepite, senateri, ndetse n'umwe mu bagore bagize uruhare rukomeye cyane mu miyoborere y'u Rwanda mu gihe yamaze ayobora umutwe w'abadepite ndetse n'inteko ishinga amategeko.
yamenyekanye cyane nk'umuyobozi ushinzwe imibereho myiza, ibiganiro, kubahiriza amategeko ndetse no guteza imbere uruhare n'imibereho myiza y'abagore n'abandi bose muri rusange. Ariko nakuze numva mfite intego yo kuzatwara imodoka. Hanyuma bivuze ko mwayize kare mu myaka natangiye gutwara imodoka mu myaka za 80. Kumva umuziki, ubundi iyo ndi mu modoka ngenda numva umuziki, cyane cyane umuziki nyarwanda. Reka mwese amushimire mwanya nanjye muri kinaganiro cya none ku mateka yihariye ya Donatille Mukabalisa witabye Imana kuri uyu munsi. Njye nitwa Jabo Marashe, mwese Imana ibarinde bwanacu birakomeza. Twaganiriye kuri byinshi biduhuza, cyane cyane kubirebana n'amategeko agamije gukuraho ibibazo bibangamiye gender, ko uburinganire bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu cyacu. Imboni TV, imboni ya rubanda.